azaze mumuha mushobore. Umuntu uvuga ko nananiye umugabo azaze mumuha mushobore cyangwa se wazashobora uta. Nako ushaka wari warabuze keya disi. Umva dabwo se utabuze keya wacomoka. Nuwarakaye wandika usa n'ubibasiye aba diaspora ndashaka kutubwira ubundi byagenze biti. Ndumva imibi ari myinshi. Munyihanganira abantu bankurikiye batari kunywa kana abantu mufite icyaka rwose ngewe meze fresh ariko niba uzi kuri umu diaspora ukaba uzi kuri imbobo ujye ubona nimero yanjye umere nk'imbwa ibonye umugezi. Ubundi kuba umuntu yavuga ko rizicuruza agataro hari ikibazo kirimo. Ahubwo abantu babivuga ni ibicucu kandi bajya bibagirwa ko uruvugo ruvuna uvuga uvugwa yigaramiye. Ngenda gacurujije muri lockdown ndagacuruje ndagatigitanye urumva ayanjye ndayacyuye urumva ndariye ndanyweye maze kurya no kunywa ndakarabye nambaye neza ndatsapye sinsa nawe wanca karafuwe warangiza ngo yahiye gate oya ryo wagira akagabo kakabwebwe ntute. Oya namugabo w'imbwebwe ndagukupa niyo duhuriye mu nzira ugatangira kumbwira ngo nguriza ngureba ukuntu ngusigaye ngara ngo Yesu we sugura ndibutse abakobwa muhurira n'umuntu mu nzira ugatangira kuvuga Yesu we suguriza urangano wa mana we wa mukobwa we subwo uzabigira ute subwo wafashe regime reba ukuntu nsigaye ningane ko mana regis naso regis na nyoko. Gasaro TV. Bakunzi ba Gasaro TV tubahaye ikaze muherereye mu mpande zose z'isi ndabasuje cyane rero abari mu Rwanda ndetse mvuga ngo dukomeze kwirinda n'ubwo baturekuye ariko ntitudohoke ku mabwiriza. Ndabasuje cyane rero abantu bari muri East Africa ndetse n'abari muri diaspora n'ukuri nagenda bakunda cyane. Umunsi rero nagendereye nanone umuntu bitariza nyuma y'ikiganiro twakoranye ndetse nabonye comment zanyu. Ayemeye noneho aduye ikaze uyu munsi ntago ari gitumo tubahaye ikaze Riza. Murakoze cyane. Meze gute? Meze neza. Iyo wize imico myiza nanjye mera neza. Yego. Muri make ngira imico mibi cyane. Ndabona uyu munsi noneho ibisuko byahindutse imyambaro yahindutse amasakoshi bimeze bite? Hadashya. Hari n'akantu mbona uri gusoma. Agasoma se ubwo reka nkazamure atazagira ugira ngo icyaka cyanyishe. Ako nagakesi nakabyeri nakabyeri abo ngubu rero uraza kuvuga bagira ngo nayi inzoga bagira ngo nayi inzoga babigire ngo bitwaye iki se bitwaye iki nibagira ngo nayi inzoga ikintu bitwaye pe ntacyo bigutwaye nta na kimwe. Ici cyaka rwose ntici cyaka se ntici ingwagasi kanjye nici ingwagasi ya ubuzima buhagaze gute noneho uyu munsi? Ubuzima bumeze neza kitse kariza nukatse nukuri yatudohoreye ariko ukuntu twari dushize n'agataro rwose merewe nabi n'agataro rwose bitewe n'igifu ndwara buriya bwari uburyo bwo kwirinda kurya kawunga n'ibishyimbo nukuri Imana yagize neza kandi nabo bakoze kutudohorera. Hanyuma Riza hari ikiganiro duheruka gukora ndetse nabonye ufite comment nyinshi cyane aho hari abagiye bagushinja ko ari wowe wananiye umugabo. Abantu bavuga gutyo wenda urugono rwabiri wababwira iki? Azaze mumuha mushobore. Umuntu uvuga ko nananiye umugabo azaze mumuha mushobore cyangwa se wazashobora uwe. Ko numva se gusubizanya uburakari. Oya abantu nkaborega umuntu abagomba kubahukuriye. Umuntu se utinyuka kukujajinga ngo uwananiye umugabo ibyo umugore n'umugabo nibo ubwabo babyimenyera. Ubwo rero kumva umuntu waturutse ku ruhande akaza akidumburaho ngo pi yarangiza agatangira kukujajinga ngo wananiye umugabo ashinzwe iki se ahubwo atari byibuze n'umujyanama w'ubuzima. Ariko wa muntu mu rukundo dane kukurangaza cyane. Ntago nabura umwana dukundana rega. Nabonye post twaye dusigaye ari utuntu dushimishije cyane mumba ngomba kuhatwika rega ngenda cyari muto. Ngomba kurya sho unanira ucomoka unanira uco hejuru. Nukuvuga noneho ubwo wumva uzabihoramo ukavuga ati uyu munsi nashatse umwana muto ejo ndongeye gutyo. nta mugabo w'umunyarwanda ngikeneye.
ukeneye umeze ute rero? nkeneye umugabo rwose nikenereye ngiye mutoka mbari aturutse kure kabisa uzi ikimuzanye. Mutoka mbari mba nzi ko abavuye kure se ubwo nkahe hanze mu kihe gihugu? Hanze y'igihugu muri make ukiri mu diaspora? niyo ataba diaspora ariko akaba aturutse hanze y'igihugu. kuki se mva ko hanze batakunanira? Abanyarwanda no bonyine babi? Abagabo b'abanyamahanga bazi gutanga care, ntago baba bameze nk'abanyarwanda. Ntabwo ushobora kuba wari warabuze care disi. Umva da, ubwo se utabuze care wacomoka. Hanyuma hari abandi bavuze ngo mu cya kiganiro ngo hari ikijambo cy'igishego wavuzemo. Ikihe kigambo cy'igishego navuzemo? Ati niba waravuze ati ngo hashyuha abahaze, ikijambo nashatse kuvuga. Nyine hashyukwa abahazi. N'ubu nabisubiramo. Iyi ngo wigishije ibishego. Nigishije ibishego se ninde utazi ko bibaho cyangwa ninde bitabaho? Ariko abantu ntibakajya bigira nyoni nyinshi. Abantu ntibakajya bashaka kwigira nyoni nyinshi ku bandi. Hanyuma Liza, ejo bundi nanone ndabigarukaho. Posti zenda zikurikira. Nabonye wa postinze ibintu warakaye wandika usa n'ubibasiye aba diaspora. Ndashaka kutubwira ubundi byagenze biti. Ntago nabibasiye bose. Ngewe na postinze nkatira umuntu wambeshye. Kandi koko yarambeshye. Yabonye ikiganiro cyanjye ngo ndi gucuruza agataro. Yego. Yumva ngo kimuteye impuhwe. Yumvise kimuteye impuhwe n'ubu message nazibereka. Arampamagara. Icyo gihe nari najyanye umwana kwa muganga. Yego. Arambwira ati uri hehe? Hari ninjoro nka 12:00. Ndamubwira ndi kwa muganga, najyanye umwana kwa muganga. Arambaze se urabona muri butahe? Ndamubwira ati ndabona tutari butahe ariko ejo dushobora gutaha yorohewe. Yego. Arambwira ati nta kibazo. Ndamubwira, arambwira ati none se ko nashakaga kugufasha. Ndumva imibiri ari myinshi. Munyihanganira abantu bankurikiye batari kunywa kana, abantu mufite icyaka rwose ngewe meze fresh. Mu rugo rwawe cyane. Ndangije arambwira ati none se ko nashaka kugufasha akoherereza amafaranga yo kwifashisha cyangwa se yo kuba wakishyura nko kwa muganga. Mbese urumva yashaka nko kunyohereza amafaranga yo kwifashisha kuko ntago nzi icyo yashaka ko yampera, ntago nari nigeze nyamusaba ariko numvaga ari ibintu we yibwirije. Ntago navuga ngo ni ikintu runaka yarayampereye. Yego. Byari nko kunsayidira tubiraho. Arangije ndamubwira nta kibazo. Arambwira ati none se ko nagiye kuyohereza kuri nimero yawe nkabona ibaruyeho umugabo, nkabona hari amazina y'umuntu w'umugabo. Ahita akora screenshot arabinyoherereza. Yego. Ndamubwira aya mazina rero na ya bro wanjye niyo nkoresha. Yego. Nta kibazo amafaranga wayashyiraho. Ati oya reka nyahe bro wanjye waje aho mu Rwanda ayaguhe. Ayakuzanire. Ndamubwira yego. Ahita nyandikira indi message ngo bakuzanire n'ibiryo. Ndamubwira ati nta kibazo. Nagiye kubona nko mu masaa 9 saa 10. Ubwo ngubwo nge naravuze kubera ko na location namuhaye ari yaho kwa muganga ndi aho kugira ngo aze kuhaza mbure. Naravuze ati reka ndetse gusezera kugira ngo atahaza kambura. Nge nkaba nzi ko najya kuza ari bumpamagare. Ntago yigeze ampamagara ngo ambwire ati ndaje. Ubu ngubu turi mu bihe bya covid. Yego. Ntago umuntu yakifata ngo agiye kureba undi ku bitaro atarwaye atari n'umurwaza ngo bazapfe kumumuha. Ntago bashobora kumuguha ariko ntago biba byoroshye mutanavuganye. Yaraje arahagera niba yaranahageze niba ataranahageze simbizi. Ngo yaraje we yambwiye ko ngo yaje ngo akahagera ngo bakamubwira ngo ntago ari ibitaro urumva ngo ni clinique ngo nta n'umuntu ujya uharara. Ndamubwira sawa. Ngiye mpita mbyumva ko ari ukumbeshya, sinabigira big deal, sinanongera no kugira ikindi kintu mubwira. Kuko aba diaspora bari hanze aha ego pe barashoboye. Urumva? Kandi kuba aba diaspora bashoboye na hano mu Rwanda hari abantu bashoboye. Na hano mu Rwanda hari abantu bashoboye. Uko mu diaspora yagukorera ikintu niko n'umunyarwanda wishoboye yakigukorera. Uri kumva? Ariko aba diaspora hari bamaze kwishyiramo ko abantu bari mu Rwanda
wenda ntabwo ari bose turindushye ntabwo ari bose ariko bamaze kwishyiramo ko abenshi bamaze kwishyiramo ko abantu bari mu Rwanda ari ba bantu batunzwe no gusabiriza. No way, ntago dutunzwe no gusabiriza. Ushobora kuba unakennye ariko ubukene bwacu turabwimenyera. Urumva? Ushobora no kuba unishoboye no kwishobora kwawe ukabubyimenyera. Ntago rero ntago nge byanshimishije gusa nubwo umuntu abumwe nubwo umukobwa umwe abumwe agatukisha bose nge ntago yatuma ntukaba diaspora bose cyangwa se ngo numve ko mbanga kubera ko yankoreye ibyo ngibyo ari we. Hari aba diaspora bari seriye, by the way, bari seriye, atari wa muntu ushobora kukubwira ibintu ngo mu kanya bihindure, atari wa muntu ushobora kukubeshya, udashobora kukubwira ubusa. Hari n'abateka mutwe ariko ngiye ntago nari nzi ko habamo n'abateka mitwe. Ngiye byarantunguye kubona mbeshya gutyo, arambeshya beshya, noneho birambabaza, bimbabaje nibwo nariye screenshot chat ngo yari yohereje ngo amadolari ng'ibihumbi ngo bine ibihumbi bine koko umuntu w'umukobwa umuntu noneho yarambwiye ngo akina filme ngo zica kuri Netflix ngo njye aho ngo ndebe filme ze. Ndavuga ati ntacyo nzajyaho. Nagiyeho narebye filme zose ziriho mbihindura nk'akazi, ahubwo nuwo najyanye kwa muganga sinibuke kumurwaza ngo ndi kuri Netflix ngo ndi kureba umushuti ngo wahehe ko narebye filme zose nkabona nta nimwe mubonyemo, nkahita mbona yuko ibintu bye byose ari ukubeshya. Urumva? Ndiye screenshot biriya bintu ndabipostinga. Ntago nigeze mutuka niba warabonye ibintu na postinze. Naravuze ati ngo hari igihe umuntu ambeshya niyo ngo nkumva namwica. Naravuze ati hari igihe umuntu akubeshya ukumva wamwica akavaho. Nese urumva utaramututse? Ntago namututse. Ubwo urumva kugira ibyo umuntu yakubeshya ukifuza kumwica? Akuze umuntu ukubeshya, okay, reka tuvuge wenda nta nubwo nari mbuze n'amafaranga yo kuvuza umwana. Sibyo? Ntago nari nagiye kujyana umwana kwa muganga ndetse muri privé ntafite amafaranga yo kumuvuza. Urumva? Ariko ubwo kugira ngo nandike gutyo ni umujinya w'ukuntu yantesheje umutwe, ambwira amagambo menshi, ambaza ibintu byinshi bidafite n'umumaro. Noneho arambwira ngo musaza we ngo ari mu bumwe muri hotel ubumwe. Urumva? ngo reka muvugishe ngo yumve uko babigenza kugira ngo amafaranga ngereho. Urumva? Noneho nge ndavuga ati reka mworohereze, reka tubyoroshye. Urumva? Twe turi muri lockdown. Ndavuga ati reka tubyoroshye, ngewe mfate umushoferi ufite pase. Urumva? Anjyana ngeze ku bumwe, uwo musaza we tubonane, amumpe muvugishe, anamumfotorera mu ifoto wenda kubera ko watanzi. Noneho wenda amafaranga yampe abizi neza ko ari ngewe, kuko we yashakaga kunyumvisha ko kuba simcard, kuba iyo nimero yaragiye kumpa amafaranga, kuba abona itambaruyeho, we yashakaga kunyumvisha ko yabifashe nkaho ari abateka mitwe bari kunyiyitirira. Uri kumva? Yego. Naramubwiye ati reka ngewe tubigenze gutyo. Ubwo si uburyo bworoheje kandi bwari kudufasha, nari muhaye. Yego. Ariko buriye yarambwiye ngo inyifate, mfata move ndagenda ngira ku bumwe, ndamwandikira ndamubwira ati okay, ngabwira bro wawe aze tuvugane cyangwa ndangira aho musanga. Yarambwiye ngo mu bumwe ntago bari bwemere ko ninjira ngo kubera covid. Urumva? Ngo ntafite test, kandi koko ntago bari kubyemera ko ninjira ntagaragaza ko nafashe test ya covid. Birangije akashaka kunyumvisha yuko musaza we nawe ngo yabyanze gusohoka. Urumva? Ngo ntagashaka kwandura indwara. Nago mbabeshya abantu banje, nago mbabeshya, ndababwiza ukuri, nababwiye ko nazajya nongera kwabeshya, nzambaha amakuru y'ukuri. N'ubu nabereka chat zanjye nawe. Uri kumva? Na musaza we umujinya uranyica, mpita nongera mbwira wa mushoferi arangarura. Urumva? Amafaranga yo kukubungana gutyo muri lockdown nta na passe wifitiye ari y'umushoferi. Naraje narayishyuye ndaza ngera mu rugo, umujinya urandya, mba ndiye screenshot bya bintu mpita mbipostinga nandikaho kuriya. Umva umukobwa barasaze. Abarasaze ngo ndakoze, ngo Imana izampa umugisha, ngo ibiki n'ibiki, ngo yagiye kuri MTN ngo kugira ngo bashaka ukuntu bampaye amafaranga ko batayohereje kuri nimero yanjye, ngo MTN ya bloke. Yaragiye kuri MTN kubabwira iki?
ko ariko abantu bigira abantu bazi kubeshya basi urakabeshya ibintu by'ahantu uri uzi information zose ukuntu zimeze uzi uburyo ushobora kubibeshyamo ubwo urumva ibyo ari ibintu yarakwiriye kumbeshya birambabaza muri rya screenshot nandikaho kuriya mu by'ukuri aba diaspora bubahwe pe n'abana beza harimo na benshi bagiye banandemera ndanabakunda cyane ndetse urumva niyo batandemera ndabakunda kuko barankurikirana bakananyereka ko bankunda nanjye urumva yego aba diaspora ni nibitonore usanga umwana afite uruhu rwose wagira ngo ni agacapati k'amazi baba baka ni abasirimu pe bazi ubwenge ariko niba uzi kuri umudiaspora ukaba uzi kuri imbobo ujye ubona nimero yanjye umere nk'imbwa ibonye umugezi uhita uhunga uhita mbese uhita unasimbuka nimba wari no kureba ikiganiro uhita usimbuka ujye hirya aho nimero narangije kuyivuga akuze umuntu ushaka kukubeshya gutyo noneho gusi kugira ngo njye screenshot ari amagambo nyapostinge naribajije reba nk'umuntu umbeshye gutya reka mvuge wenda nta kibazo mfite ambeshye amafaranga nyafite yo gukemura ikibazo nari mfite kuko n'ubundi sinigeze nyamusaba urumva nahise nanariza ari nk'umuntu udafite n'ijana agiye kwa muganga ari uwo muntu wenyine yizeye urumva abona umwana wararembye ari gupfa ari gusambagurika akagenda yizeye intumbi nk'iyo ngiyo yagera yikamurya sini nk'uko yabigenje ikatangira kumucisha hirya no hino ushatse kumbwira ko uwo muntu wazapfa umubabariye cyangwa umwibagiwe ni ukwihangana biragoye ariko jya wihangana nyine mvana muri mudu yuriya muntu wankoze biriya bintu kuko ari no kumva yanatuma ndaka reka tivemo iyo mudu riza reka tivemo wenda nimba ari umwizeye ariko birashoboka ko nawe wenda agize ikibazo ariko ntahite wenda abasha kubigusobanurira oya nta kibazo yagize we yakomeje kunsana ibintu by'ubucakura byo kumbeshya no kumbeshya ubusa wambeshya utambeshya ngewe riza nta bintu bijya bimvuna mu mutwe nta n'ibijya bimpangayikisha kugira ngo nanakwemeze nge mpora ndi hejuru mpora hejuru cyane ngewe kugira ngo nabyemere ngewe mpora hejuru ariko iwawe ntihajya abura akayoga ngewe ariko se nabura igipiri cyanjye gute igipiri twasanze kuvuga primus ari ijambo rirerire duhitamo kucyita igipiri shabana yanjye we nizuranshimisha pe hanyuma benshi baravuze ati ese ubu koko nibyo riza ari gucuruza agataro ati tuzi yuko abenshi ngo haranditse ngo akunda abagabo ibintu nk'ibyo ngibyo niba ngari sinzi ikintu yanditse kitari cyiza ngo ibyo yakandika ubundi ngewe rega narabibabwiye namwe mu nkurikiye murabizi muri inshuti zanjye ariko niba utari n'inshuti yanjye ukaba nkurikiye unyanga ibyo birakureba simbyitayeho nta n'ikintu kimwe bimbwiye ikibi cyose wamvugaho birakureba ni akazi kawe ariko ubwo murigira muti ubundi ubwo wowe unyanga ubundi ubwo urigira uti ariko ubwo urigira ute papa ariko bana yanjye hanyuma hari umuntu watangaje ko usigaye ucuruza agataro ndetse reka mvuge ngo nabyo mbona postinze biranakora akaza cyane wandika ibintu mbona bisa naho warakaye ubundi kuba umuntu yavuga ko rizicuruza agataro hari ikibazo kirimo ahubwo abantu babivuga ni ibicucu kandi bajya bibagirwa ko uruvugo ruvuna uvugwa yigaramiye ndagenda gacurujije muri lockdown ndagacuruje ndagatigitanye urumva ayanjye ndayacyuye urumva ndariye ndanyweye maze kurya no kunywa ndakarabye nambaye neza ndatsapye sinsa nawe wancakarafuwe warangiza ngo inzira zose maze barabashuka kubwo mwamwigira muti agataro umuntu agomba kugacuruza nimba ubona ariyo shu usigaranye ukabaho urumva aho kugira ngo njye mbe umugabo mbe umutinganye uri kumva nicuruze ndi umutinganye uri kumva njye ngenda mpereza abantu umwanda njye nacuruza agataro nkajya ncuruza na voka cyangwa n'ibitunguru cyangwa na poivro ni n'ibintu ushobora guhereza umuntu maze bisa nabi biriho ibyondo bivuye mu murima kabironga ntago ari umwanda w'umuntu ngo awurye
wimvugisha byinshi batataza kutangira kuvuga abashuti banjye ngo navuze igishegu ariko ndumva ngiye gucuruza agataro nta n'igitangaje kirimo ubaye ariyo shuwa yonyine usigaranye se ubu se abantu bari hanze ahangaha birirwa bicaye ku muhanda ucaho wampaye ijana arakabikora afite ubumuga uwo muntu uravuga ati uyu muntu afite ubumuga ubwo ari bwo bwose butuma wenda atabashije kuba hari ikindi kintu yakora urumva cyane ko abantu bose bafite ubumuga atari n'akari abakene hari abantu bafite ubumuga ariko ugasanga agize amahirwe yo kugira agafondasiyo gatoya akakabyaza umusaruro urumva hari n'umuntu uvukana ubumuga akaba afite ubumuga yavukanye kandi ugasanga nta yindi fondasiyo n'imwe afite urumva nta n'ubwo wenda abashije kugira n'uwo mushinga wabo ntabashije no kubasha kubona uko awugeraho ngo ube wamufasha urumva ugasanga uwo muntu nta yindi shu afite sibye kwicara kuriya ubu se uwo muntu afite rezo uzamucaho nimba ufite n'iryo jana nimba ufite n'ayo 200 uyamusigire ubu ngubu ngiye nzagende mere nka ba bantu birirwa bahagaze ku muhanda bavuga wampaye ijana wampaye senkani wampaye igiceri nk'amacari ngiyewe mfite amaguru n'amaboko nta hantu namwe mugaye ntago bibaho ahubwo nacuruza agataro bareba nabi ego ko niki se ntakora kugira ngo mbeho ngiye nakora icyo aricyo cyose kugira ngo mbeho ngiye ubundi buriya njya mfana gaga niwe ujya yicara akavuga ati ngiye gaga bad bitch ninjye mukobwa ugeze kuri uru rwego muri music ntakoresheje ruswa y'igitsina nanjye rero nagira ahantu aho ariho hose nakoresheje ruswa y'igitsina pfa kuba nkifite amaguru n'amaboko gusa tu Okay. Hanyuma hari abavuze ati riza ni gute ko umuntu yatandukana n'umugabo yarageze akavanga akeneye undi mugabo cyangwa se yabana n'undi mugabo ati ubu nta soni muteye bigaragaze ko ari ufite ikibazo. Abo bantu babivuga nibo bafite ikibazo kubera yuko naga aribo batanga abagabo barahari hanze aha. Erega iyo leta ibara abagabo bakavuga ngo ni 9,000,000 ngo abagore ni 13,000,000 babara abagabo bakiri ingaragu wenda simbizi bakiri ingaragu batari bashaka abagore ntago babara abadivorce bari hanze aha ntago babara abapfakaye bari hanze aha ntago babara abagabo bataye ingo bari hanze aha kandi bose n'abagabo bishatse kuvuga shabo bose hagize uza uwamwemerera hagize uza namwemerera ntagarega ngenda agatebo sinyora ivu ariko ngewe sinabura umugabo kuko umugabo wari wese nashaka namwigondera bishatse kuvuga se kwa mwigondera ushingiye kukiriza ushaka kumushaka we yatagukeneye no nta mugabo nashaka nganyange ntawe nyine kubera iye mpamvu uwo ntagaririza uvuga kubera iye mpamvu ubu subona ari nde mukobwa dusa iyo unyitegereje ubona se ari nde mukobwa undusha umutima mwiza ntabwo ndakana keza nubwo mujya ngo ndakaza mukanera umujinya hari abavuze ngo waratukanye ati ni gute ko umuntu atinyuka kutuka umugabo babyaranye ngo ni igare natutse nde nk'iyo mbwa yabivuze nigeze nyituka no buratukanye oya natutse nde washya nowe nyine ngo waravuze ngo ngiye nta mugabo nawe mfite igare mbese basa naho bavuga ko wasuzugwe umugabo ariko mwagiye mwiga kugendana n'ibigezweho niba hagezweho ko umugabo ari igare agomba kuba igare agomba kwitwa igare ubu se ntabwo umukobwa yahoze ari umwari yitwa umwari ntabwo byageze aho n'umuntu w'umusaza ushaje agatinyuka akavuga ngo umukobwa ni igitomati ngo ni igisukari majyane ntabwo se ibintu birahinduka imvugo zirahinduka imvugo z'umujyi zirahinduka rega mujye mumenya ko hano turi ni i Kigali uwo muntu babivuze ubwo bari mutoka mbari sinzaba yaturutse kuko nta n'icyaro kitagendana n'ibigezweho bya bintu siko bitazoroha bya bintu biriseriye byahinduye isura hanyuma arakamitana nyambaye kanditseho imitima gashushanyije imitima iyo miti ivuze iki kuririza iyi mpeta rero bitewe n'ahantu nyambaye nawe ndumva utakayimbajijeho nese urabona harubwo ari fiyansayi reba ahantu nyambaye nayibonye iyi mpeta nyine ni umushuti wanjye wayimpaye sheri cyangwa se ntago ari sheri arankunda ariko ngewe ntago ndafata umwanya wo gukundana ariko se urabona ngewe mfite umwanya waravuwe kandi baraza kukumva nyumve ngewe narabimubwiye ko nshaka umukunzi
nzafata uwo nshaka nawe namubwiye yuko ngewe ntabasha gukundana aka kampeta yarakanyihereye ndakemera kuko arakaja urumva ntago waba uri zahabu ngo wange ikindi kintu icyo ari cyo cyose gikomoka ku ibuye ry'agaciro ariko nyine ngewe namurangiye nubwo bwose nayambaye aramutse ashatse gushaka undi nabimwemerera urumva kuko ngewe ntamukeneye urumva nabimwemerera agashaka undi narangiza n'ubukwe bwabo nkabutaha nanamurangiye ahandi hanazamukura niyumva adafite kugenda gutereta ahandi hantu ngo bimuvune nk'uko yanterese bikamuvuna sinamwemereye azahamagare kuri Love Connection. Aho nihe harya ni radiyo. Hanyuma Liza iyi saha none ndashaka utubwire hari abandi nagiye mbona muri comment bavuga ati Sandra tubarize Liza aho yanda yaratwite yagiye gira icyo babwira. Ntago ngewe ariko byo kumbaza ngo aho yanda nari intwite yagiye umuntu wumva ko hari ikintu ashaka ni umuntu uzumva umuntu uzicara kugira nzabasobanurire aho yanda yagiye. Umuntu ufite icyo kibazo azandike muri comment ambwira ati Liza nyoherereza nimero yawe ya mobile money nkoherereza amafaranga ugure nani rimwe urumva cyangwa se ugure pampa. Icyo gihe nanjye nzahita mwoherereza n'ifoto y'uwabiguriye. Naho ubundi mu gihe umuntu aza kubaza ngo indaye wari utwite yagenda ndanari ntwite yagiye ubu si ni viziyo turimo yo kubyara. Ni ukuvuga wayikuyemo? Nubwo ntago nayikuyemo. Ntago iyi viziyo ari yo kubyara. Umuntu nakajya bicaza ngo abakontrole namwe mujyane nabyo. Ubu ngubu ubundi mba nanabibabwiye nshaka kureba ko abantu banzi ko banyibuka. Ubu Liza ngewe urabona ndirizaho gutwita muri lockdown ngewe muri covid. Ese nabanaga n'umugabo ari igihe umugabo atatera umugore inda? Uko ari igihe umugabo atatera umugore inda burya yari igihe igutera ugasanga uri mu kajagari ukanayikwepa. Karabaye. Gari igihe igutera ugasanga urajagaraye kayikwepa. Birashoboka. Ngo se wayikwepa uti? Ntago ako se ntaguzi oya ntaguzi igitutsi gisigaye giharawe. Umuntu arakureba ati dore uko gisa n'ikigore cyo muri covid warangiza ngo ugiye no gutwita. Ubu se nimba umuntu yicara mu rugo akavuga ati sha byakomeye lockdown yaje reka umuntu acuruza agataro. Ushatse kumbwira ko reba nkuriya munsi mu ngo agituma ukuntu navudutse. Ushatse kumbwira ko iyo mvuduka mfite umwana mu nda ataba yaratakaye cyangwa ataba yaravuyemo nawe akavuduka ukwe tuba twaraciye ukubiri. Oya Imana yarabikurinze. Ntabwo rero ngewe natwita muri lockdown. Hanyuma hari nundi wanditse comment ati umugabo yabonye bikomeye acika Liza. Abagabo se subazi yanacamo kusibye ko ngende nakirihahira rwose bitari bimuvunnye kuntunga. Rikirihahira gute kandi nzi ko nzi guhiga shu inshingano z'umugabo no gutunga umuryango. No ntago abagore mu kibyumva gutyo muracyari hasi mu myumvire. Ntago inshingano z'umugabo ari ugutunga umugore. Inshingano zabo bombi ni ugufatanya. Urumva Liza mva nkubwire ibyo ndabyemera ni nabyo umugore agomba gakora bose bagatezanya imbere ariko iyo byakomeye sibyo ntago umugabo yaryama nawe yakavuze ati reka ntunga umuryango wanjye kuko na Bible ni kivuga iravuga ati yego ariko Sandri yumbwira ngo Bible ni kivuga no kuvuga ngo umugabo nimba mugomba kubana mu byiza no mu bibi ntago ari ko umugabo wese mwabana mu byiza no mu bibi ariko nanone nimba mugomba kubana mu byiza no mu bibi muri ibyo bibi nimba muri ibyo byiza nimba bihari icyambere cy'umugore niweho wishima mbere. Urumva ubwiza bw'umugore bugaragaza umufuka w'umugabo. Yego ubwiza bw'umugore bugaragaza umufuka w'umugabo. Ubuse we kukeye umugabo uratubwiye ati ntawe mfite muri nicyo nyine kikwereka ko ndi umugore udasanzwe. Ibaze kuba nkeye gutya nta mugabo mfite. Ibaze noneho umufite mbega urwe woyari igihe wagira akagabo kakabwebwe ntute. Oya nta mugabo w'imbwebwe. Ni ukuri ko Imana reka nkubwire nta mugabo w'imbwebwe. Umugabo wese wari umugabo barahari se ahubwo bake. Hanze hari abagabo mani badafite ikintu bamazi. Akorize kwa baba yitse wa mani hari abagabo hanze aha bameze nka bya bistati barutwa na bya bistati Remera bamanikaho imyenda. Na hewe za maneke niko bazi. Ari abagabo barutwa na za maneke. Kuko maneke wiparika hari ku muhanda
ukayambika umwenda umuntu yacaho yareba ukuntu yibereye ari igipupe niba ari igipupe niba ari igitente akavuga turiya mwenda nkwambaye nge byaba birenze agahita umwenda awugura ariko hari umugabo noneho ubona utanakambika umwenda ngo umuhagarike hariya abantu bawugure barahari mani Shaniza waje guhindura umutima ugira abagabo si amapantaro waje kugira umutima mubi ntago naje kugira umutima mubi ahubwo naje kumenya ukuri waje kumenya ukuri buriya kiragiye nari nkidabagira yo nari ntaramenya ukuntu yego abagabo ni abagabo ariko hari abagabo erega umugabo ni mu mutwe hari umugabo usanga ntawe mu mutwe ugasanga ibindi byangombwa byose yari abifite ariko nta mu mutwe iyo mu mutwe ntaho rero aba ari 0,0,5 hanyuma rizanze kubera agacupa abo bantu none wababwira iki mbere wabivuga uwo ari we wese ntago mwitayeho sinshaka no kumumenya ko yabivuze noneho njye mbibutse n'akandi kantu mutari muzi rero bantu banjye iyo nshyizeho comment mbi sinjya nyisoma noneho nta niyo njya nsoma maze nese usoma witeguye inziza gusa nsoma inziza iyo mbonye utangiye kuzana ibintu by'utuntu tw'udutwenge dufutamye n'utuntu tuterekeranye ngiye mpita nkureka ndagusimbuka wangu ukamuvaho ibyishimo byanjye kuri njye ni itegeko ni itegeko ngomba guhora ngiye nishimye ni iki kintu se gishobora gutuma ndeba ibintu bimbabaza ibyo ni nko kuba waba uzi ikintu kigutera iseseme warangiza ukahora ushaka kukireba ubwo se wahora ushaka kuruka njye ntabwo njya ndeba ibintu bimbabaza niyo umpamagaye kuri telefone nkumva uri kumbwira ibintu bitari kunshimisha ndagukupa niyo duhuriye mu nzira ugatangira kumbwira ngo nguriza ngureba ukuntu ngusigaye ngara ngo yesuwe sugura ndibutse abakobwa muhurira n'umuntu mu nzira ugatangira kuvuga yesuwe suguriza urangano wa mana we wa mukobwa we subwo uzabigira ute subwo wafashe regime reba ukuntu nsigaye ningane ko mana regis na so regis na nyoko Gasaro TV.